uretse geza hejuru yego intwaro yabo yaba gukora sibyo yaba gukora intwaro y'abantu batari abakristo ariko natwe dushaka kuyihuriraho uraza kumbwira uburyo abakristo bo badakwiye gukora kugira ngo batsindiza oya no ntabwo dushatse kuvuga mvuze kuri urwo ruhande rw'abantu batari abakristo badafite nza ariko dushobora kuyihuriraho ku buryo ngiye kubisobanura yego hari igihe Imana ugiri ukora uri umukristo cyangwa uri ufite nza Imana ikakugeragereza mu gukora ugahomba kubera iri gushaka kugucisha mu butayu. Wibuka ko nakubwiye ngo nta butayu nta Kanani sibyo? Ariko intwaro ya mbere ni ugukora, ntabwo ari ukugira ute ari ukuryama cyangwa kwicara. We yavuze ngo nta ntwaro wabona yarasa inzara. Intwaro ya Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare. Imana yanyeretse ukuntu abantu bari muri ibyo bihugu bacururiza ku bintu by'ibigirwamana, ku bintu by'ibirozi, ku bintu by'inzaratsi, ku bintu umuntu akaba afite iduka ariko afite ibintu by'ibigirwamana yagiye amanika mu nguni z'inzu ahacururiza. Imana irambwira ngo dore bariya bari abakozi banjye, bamwe bagiye ari abapasitoro, abandi bagenda ari abaririmbyi, abandi bagenda ari abavugabutumwa, abandi bagenda ari abanyamasengesho, ngo bageze muri ibyo bihugu ngo batuma izina ry'Imana ritukwa. None batumye Imana ijya gukora umukwabu, ijya gukora isaka muri kiriya gihugu cya Mozambique na Zambia. Igiye gukora isaka muri Kenya, igiye gukora isaka. Imana yambwiye ngo umuntu wavuye muri icyo gihugu cya Zambia akaza mu kindi gihugu, akaza wenda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda agakora ibizira, akajya mu kindi gihugu agakora ibizira, Imana igiye kumukurikirana kubera ko yatumye izina ry'Imana ritukwa. Yewe kandi wihishe mu Banyarwanda, kandi wihishe mu Bakongomani, kandi wihishe muri Zambia, kandi wihishe muri Kenya, kandi wihishe mu Barundi, kandi wihishe muri Amerika ntabwo ari mu ijuru ku buryo ugenda ugakora ibizira. Imana idusure. Imana iherutse kumbwira ngo igiye gukora ikintu gikomeye mu gihugu cya Amerika. Abantu bagiye biyitirira ngo ni impunzi, bagiye kugenda bimukana ibirozi, bimukana amajini, bimukana ibitega, bimukana ibintu bitandukanye. Ni ukuri kandi unasenga ko bivuze ngo Mukabutera Imana nintabara ngo ninjya kudodesha amabere nyashyire hanze muze tubwize abantu kuri. Wababwiye ko ijuru ari iry'abagore bambaye ubusa ninde? Wababwiye ko ijuru ari iry'abagore baca inyuma y'abagabo ninde? Wababwiye ko ijuru ari iry'abagabo baca abagore babo inyuma ninde? Wababwiye ko ijuru bajyamo ari iry'abantu bacururiza ku migi ninde? Yemwe Banyarwanda, ninde muri mwe ufite intwaro yarasa inzara? Ninde? Ntawe muramugaragaza. Inzara, icyorezo cyitwa inzara kigiye gukabakaba mu mpande enye z'isi. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha w'Imana. We wahisemo kubana natwe, Nyagasani aguhereze umugisha. Kandi nubwo waba udukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye, ndagira nkubwire ko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo
impundu zikavuga. Uyu munsi wa none rero twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana. Uraho neza umukozi w'Imana? muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahabwe icyubahiro. Ariko umusore nkawe bagomba kuzamura ijwi. bari kunyumva. Ubu bari kukumva neza. Ari gusaza. kugenda mba umuhanuzi cyangwa umukozi w'Imana ukuze kandi amashagaga agenda arangira. ndi gusaza. Ni ukuri. Rero reka nkubwire. Ariko n'Imana ijya idushyiramo ibintu urumva tukagenda dukura. Ndavuga ngo gukura mu myaka. Ikagushyiramo ibintu kumva utajagarara. Kandi mbije neza. Yego. Kuko urabona amashagaga y'abasore abatandukanye n'amashagaga uzarebe umupasiteri wamenye Imana nabyo kuri. Yego. Ntabwo uzamubona mu kajagari akasa mutwe ngo yari n'ingume biriya bintu ntabwo wazobonamo. Rero niyo mpamvu ndikubwira ngo hari uburyo Imana igukuza atari ukubera imyaka ahubwo ikagukuza mu bitekerezo ikagukuza no mu mwuka ugasanga ibitekerezo byawe biramacinga n'umwuka. Ndiyo kabisa. None ukajya umuntu yakubaza ikibazo ukabanza ugasubiza ukagira ngo ukagira ngo wize amashuri arenze kandi ntayo wize. Urakoze, ntabwo turi buze gutinda, reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu banze usenge Imana. Uri Imana ishoboye byose, uri rubasha ntawera nkawe. Ndagushimiye kuri data twese mwiza. Uyu mwanya duhaye ububasha bwo kugera kuri kamera ngo tuze tubwire abantu batuye isi bose ibyo wadutumye. Ubane natwe nituvuge twivugishijwe, uduhe kuvuga ibyawe. Nukuri aho twashaka kuvuga ibyacu ntibyemere, ahubwo ukuboko kwawe gukomeye n'abamarayika bawe aribo bagutaha. Sengeye n'abadukurikiye bose ubahe umugisha kandi ubahe umwuka wera abatindeho cyane. Kandi Uwiteka Mwami Imana ukomeze kubagura natwe twagure none n'iteka ryose. Amen. Urakoze cyane. Imana muri komeze bagure kandi natwe itwagure mu izina rya Yesu Kristo. Iryo ni isengesho ryiza usenze. Uyu munsi wa none uri umukozi w'Imana. Kandi ubwo nuko ninjiye nuko naje mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Kandi uri umwe mu bakozi b'Imana bari gukorera kuri social media. Iyo witegereje imyitwarire y'abakozi b'Imana bagenzi bawe bitwa ko cyangwa se bavuga ko cyangwa babahanuzi, ubona imyitwarire yabo mu by'ukuri iri kunezeza Imana. Impamvu mvuze Imana nuko Imana ari ihagarariye abayoborwa n'umwuka wera. Iyo urebye abakozi b'Imana systeme turi gukoreramo muri no minsi nishyiremo twese. Ubundi abakozi b'Imana barimo ibice bibiri. Hari abihamagaye Yego. ariko bakiyitirira Imana. Hari n'abahamagawe n'Imana bari mu buhamagaro w'Imana. Rero abo bantu bose utarimo umwuka w'Imana ntabwo babasha kubatandukanya. Niyo mpamvu usanga abantu bose badushyira mu gatebo kamwe ngo bara bose barapfuye. Birasaba iki rero ngo tubagwe n'umwuka w'Imana umenye ngo ni uwuhe mukozi w'Imana kuko ukwiye kwizerwa cyangwa ukwiye kuvuga ikintu ayoboye. Kuko dufite abantu hano ku mbuga nkoranyambaga buriya niba utanabizi 80% z'abantu bavuga ko bazi Imana hano wenda kamvuga mu Rwanda usanga bafite imyuka Satani bakorana nayo ariko bakanavuga Imana. Rero Satani ntabwo akiri umukara nkuko abantu babizi. Bazi ngo Satani afite amahembe ngo ni ikintu cy'umukara ngo gisa nabi. Satani asigaye azira no mu bakobwa b'inzobe. Oh yes. No mu bagabo b'ibizigera beza. No mu bapasiteri akicaramo ubundi akavuga ijambo ry'Imana. Akarivuga. Nuko ukuntu yabwiye Yesu. Yaramubwiye ngo handitswe ngo. None se ubwo urumva icyanditswe atakizi. Arakizi. None se kujya abantu bavuga ngo ni umukara. Satani ntabwo ari umukara, ahubwo abantu tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Nibwo tuzabasha kuvumbura amayeri Satani yose agenda akora. Kuko Satani ntabwo yambaye inyama nkatwe nk'amaraso. Ahubwo birasaba ngo tuyoborwe n'umwuka w'Imana kugira ngo tumenye amayeri ya Satani. Abakozi b'Imana rero turimo ibice bibiri. Ndavuga ku gice cyacu. Uko dukwiriye kwitwara, dukwiriye kuyoborwa n'umwuka w'Imana koko. Mu byo tuvuga, mu byo dukora n'imigendere yacu. None ndavuga kuri bariya wabambajijo bari gutukakisha umurimo w'Imana. Nta kindi twakoraho. Nyiri bisarurwa urumva abo ngabo nubwo bihishe mu murimo w'Imana. Nyiri bisarurwa agiye kuza gusa. Ariko surahamya ko hari abazima hakaba ari n'abapfuye mu buryo bw'umwuka. Yego. Utese nyine uraza kunsobanura. Buriya ndubona mukozi w'Imana Ferdinand biragoye cyane kandi cyane
ngewe yo ndi hano abadukurikira barabizi barampamagara bakambwira ati ese ko mwa abakozi b'Imana umaze kwakira umwe babiri batatu bane bakanyereka nk'icumi nuwuhe waduhitiramo noneho ngavuga se ugasanga benshi imyitwarire yabo kuri kamera ni myiza ariko nyuma ya kamera ni mibi ukabura umuntu n'umwe wahitamo ngo banahuza n'umuntu abe yamuheka mu buryo bw'umwuka sibyo ariko umukozi w'Imana uhagaze neza twamenya twamubwirwa n'iki ese uyu munsi koko ubundi arahari gende no ku ijambo ry'Imana uko rivuga riravuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali uretse gato hari igihe mujya mwibwira ko tuzabemera kubera ko mwahanuye cyane oya yego oya ni kujya wibwira oya ntago ariko nibwira ko wibwira akira kina aka video ndaza kukubwira impamvu yako nyuma ushyiremo volume abakunzi bacu babyumve zamura hegeza kuri mikoro amatwi neza hari abanyamasengesho ukakine kose oya ariko abantu babyumve nawe ubyumve uretse geza hejuru yego urakoze cyane hanyuma ahangaha uyu muhanuzi kazi yitwa Mukabutera Jeanne Mukabutera Goreti okay Mukabutera Goreti aravuze uti avuze ibintu byinshi bikomeye kandi nawe wabyumvise ariko hari ahantu avuze ngo barimutse bimukana ibitega yego hari n'ahandi avuze ngo ninde muri mwe ufite intwaro yo kurasa inzara ngo icyorezo cy'inzara kigize gute kiraje hari n'ahandi avuze ngo abagore barajya kudodesha bakadodesha imyenda ishyira ibice byabo runaka hanze ngo ninde wabwiye ko ijuru ari iry'abo bantu ndagira ngo uze kunsobanurira naguhamagaye nk'umuntu uzi iby'Imana reka duhere ku kintu cyo kudodesha imyenda ishyira ibice by'umubiri hanze abantu bose bambara mini ni abapagani
ushobora kutumvisha ikibazo cyanjye. reka ngusubize. Abantu bose bambara mini ni abanyabyaha, abanyabyaha ni abasambanyi, ni abaki? reka iki kibazo gisobanure gutya. Yego, ngisubize gutya. Abantu bose bambara mini, hari icyo bita mini, urumva? Ubundi mini ni minuri. yego, ni ijipo, hajya bari ko babyita ijipo ngufi igaragaza, ishobora kubigaragaza ibice by'umubiri wawe. yego. Abantu bari mu Satani yabashyize mu kintu cyitwa ngo imyemerere ipfuye, ari cyo bita mu Cyongereza false doctrine, urumva? Bakumva ko kubasengera kwa padiri bihagije kuba ari umukristo Imana yemera. Ariko ndagira ngo nkureho urujijo, dukwiriye kumenya Imana bya nyabyo, kuko yumenye Imana. Mbibutse ko Imana kananguruje ku Bisiraheli, Imana yakuye Abayisiraheli muri Egiputa, kuva muri Egiputa kugera i Kanani harimo urugendo rutoya cyane, hari n'inzira y'igihogere, ariko Imana yabanyujije ku nyanja ibanyuza mu butayu. Uzi impamvu yabanyujije mu butayu? Kuko Imana ishobora kuguhamagara ngo ibure kukwigisha ibyayo. None se uri kujya kure cyane, kandi tuza gukora ikiganiro gitoya. Muri abo Bayisiraheli nzi neza ko urugendo rwaje kurangira bageze i Kanani, sibyo? Nta muntu wabaga wambaye mini wari urimo. Reka ngusubize, kuko ngiye turi kuvuga ku myambarire y'umubiri isanzwe. Reka ngisozeho, urumva imyambarire. Ese Imana ikeneye ko abantu bambika umubiri kugira ngo bakunde bajye mu ijuru? Mbere na mbere Imana ikeneye umutima w'umuntu. Kuba rero umutima wawe waba urimo ubugingo, wanga icyaha n'igisa nacyo, ariko kuko wamenyereye style yawe, wavuze ku kintu cyitwa doctrine, imyemerere. Yego. Utanga urugero ati abantu basengera yenda kwa padiri cyangwa se hehe. None se umuntu ntashoboye kugenda amenyereye kwambara bigufi kandi agasenga afite umutima umenetse, Imana ikamwumva? Mini zirimo amoko menshi, ntabwo ndi gusobanukirwa mini washatse kuvuga, kuko hari mini igeze ku mavi, yavuze mbo ngewe si nyambara, ariko yavuze ku bantu badodesha imyenda igaragaza amabere. Sibyo? Siko muri aka video bivuze. Imana icyo buvuze. None urumva hari amashobe. Twere kudikitinda. Yego. Ubumana icyo buvuze, iyo Imana iri muri wowe, yego, ugenda nk'uko ushaka. Umuntu wese wambara amabere akayashyira hanze, ntabwo ari umwana w'Imana. Icyo kintu ntabwo tuza kugihuriza. Impamvu abantu badukurikiye, Fred, abantu badukurikiye, ndaguha urugero rwo muri Bibiliya. Yego. Baramu, yego, na Baraki, yego, kugira bashutse ubwoko, bateze imitego ubwoko bw'Imana, ariko birananirana. Bigeraho amubwira ngo ntabwo ushobora kuvuma ubwoko bw'Imana, nibuvumika. Arambwira ngo akantu konyine gashobora gutuma Imana ibanga n'ubusambanyi, ngo bafashe abakobwa b'Abamidiyani ngo bambara ubusa, amabere ajya hanze n'ibitsina bijya hanze, ngo barangije babajyana mu nkera irimo abo bakobwa. Urumva? Ngo Abisiraheli basambana nabo, bituma umuvumo uza hehe mu Bisiraheli. Niyo mpamvu rero basambanye nabo kuko babonye bambaye ubusa, cyangwa na amarari yari abarimo. No, ntabwo amarari yari abarimo. Uru rugendo rwo kujya mu ijuru, unege amatwi mukozi w'Imana. Yego. Uru rugendo rwo kujya mu ijuru ntabwo ari ukuvuga ngo nabaye umukristo nzajya mu ijuru. Ni urugendo rutangira kuri step ya mbere, step ya kabiri, step ya gatatu. Urumva? Donc ndagira ngo nyere cyane hari step yo kwambara mu rugendo rujya mu ijuru. Step sibyo muri Bibiliya. Tugende kuri Bibiliya. Ibibiliya ibintu bijyanye n'imyambarire ntabwo biri kiriya. Yego. Ntabwo kuba umukristo mwiza ari kuba wambaye imyenda y'imyiza. Hanyuma kuki mufosinga abantu kwambara ibyo mwebwe iby'imyemerere yanyu ibategeka, kandi buri muntu wese afite imyemerere ye? Kuki mubona umuntu wambaye iyo shono yishobora kugaragaza amabere cyangwa se ishobora kugaragaza amaguru? Yego. Sibyo? Mwenze mukavuga ngo umuntu ngo
pwe biremewe kandi birasinyewe ko uwo muntu ari umupagani. umva icyo Bibiliya bivuga yo iravuga ngo twambare ibintu bihesha mbese tube abantu bahesha Imana icyubahiro. Tuba abantu ntabwo ushobora guha umuntu icyo buretse aka kantu buretse gato. Njyewe nendaga kukubaza iki kintu. Iyi myambarire ishobora kubuza umuntu ijuru gute? Icyambere, umuntu ahagurutse mu rugo afashe imyambaro ye arambaye yeguza amafaranga, agiye mu rusengero arasenze afite umutima umenetse, sibyo? Imana iramwumvisha. Ageze ku muntu wamugaye amuhaye 2, ageze ku muntu utishoboye aramufashije, sibyo? Ariko hari n'undi uzinduka akambara ibigera ku birenge nk'uko mubivuga, akambara ibyikwije bidashobora kugaragaza amabere nk'uko twumvishe muri iyi video bivugwa, sibyo? Ariko atagira igikorwa na kimwe ajya yigera afashisha abantu batishoboye, cyangwa se no mu rugo iwiwe ahateza umuraba. Urashaka kumbwira ko abo bantu uba uri gukora neza ninde? Ntabwo mu ijuru tuzajyanwa n'ibyo rero. Mvuko birivuga. Yego. Iravuga ngo abavuga ngo mwami so bazajya mu ijuru. Yego. Kuvuga ngo abazajyayo nabangaba. Nabakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ibyo data wo mu ijuru ashaka rero ni iki? Bibiliya irongera ikavuga ngo nta cyabuze bisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Urumva? Wowe ubwawe muri iyi si ubundi urugendo rwo kujya mu ijuru no kwigengesera. Iyo utigengeseye uzana igisitaza kandi uri mu murongo wo kugikuzimu wo kurimbuka. Niyo mpamvu dukwiriye kwigengesera. Niba koko uri umukristo usengera kwa padiri runaka, bazimana koko niko nkwiriye kugenda, kuko Imana iravuga. Ntabwo ari ngombwa ngo nze nkuhanurire, ahubwo ni Imana iratwivugishiriza kuko ituye muri twe. Urumva? Rero kuba umukristo ntabwo bivuze ngo uzajya mu ijuru. Kuba izina ryawe ryanditse mu gitabo cyo kwa padiri cyangwa kwa pasiteri ntabwo bivuze ngo uzajya mu ijuru. Abazajya mu ijuru nabakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ariko mu byo ashaka twe turi ku kintu cyitwa iriya myambarire tubonye mu buhanuzi, sibyo? Ibyo data ashaka harimo no kwambara ibigera ku birenge. Ntabwo mvuze ngo abantu bambare ibigeze ku birenge, ahubwo wambara umwenda nawe utagukoza isoni. Harakantu ngiye gukubwira. Noneho bivuze ngo Mukabutera yubahwe. Mukabutera ari mu murongo mwiza. Ndakubwira icyo kintu wagisubiramo. Ndakubwira, reka nkubwire aka kantu. Ntabwo ushobora guha perezida, ntabwo ushobora guha kanere kuvuga perezida. Ntabwo ushobora gutanga icyubahiro udafite nawe utihaye. Ntabwo umuntu atanga icyo adafite. Okay, twagiye. Yavuze ku kintu kijyanye n'inzara. Imana igiye guteza inzara. Ngo nta muntu n'umwe uri mu isi ufite intwaro yo kurasa inzara. Ese tuvugishije ukuri, inzara nta ntwaro yaboneka yo kuyirasa? Ndabivuga mu bice bibiri. Igice cya mbere ni mu ruhande rw'abantu bafite nza. Igice cya kabiri ni uruhande rw'abantu basanzwe badasenga. Sibyo? Bundi tugahurira ku kintu cyitwa gukora. Bibiliya ivuga ngo udakora nakari. Urumva? Intwaro y'abakristo. Urumva? Ku bantu batari abakristo n'urugero b'abapagani. Intwaro yabo yaba gukora. Sibyo? Yaba gukora. Intwaro y'abantu batari abakristo. Ariko natwe dushaka kuyihuriraho. Uraza kumbwira uburyo abakristo bo badakwiye gukora kugira ngo batsindinza? Oya, no, ntabwo nshatse kuvuga. Mvuze kuri urwo ruhande rw'abantu batari abakristo badafite nza. Ariko dushobora kuyihuriraho ku buryo ngiye kubisobanura. Hari igihe Imana ugiri ukora uri umukristo cyangwa uri ufite nza, Imana ikakugeragereza mu gukora ugahomba kubera iri gushaka kugucisha mu butayu. Wibuka ko nakubwiye ngo nta butayu nta Kanani, sibyo? Ariko intwaro ya mbere ni ugukora. Ntabwo ari ukugira ute, ari ukuryama cyangwa kwicara. We yavuze ngo nta ntwaro wabona yarasa inzara. Intwaro ya mbere ibaho ku bantu bose ni ugukora, ariko ku mwana w'Imana ni ukumvira Imana, ni ugukora icyo data ashaka. Iyo wumviye Imana uriraho abandi baburiye, ugahahiraho abandi baburiye, ugakoreraho abandi baburiye. Bivuze ngo kumvira Imana bituma utsinda inzara. Ariko birashoboka ko inzara ni igikoresho cy'Imana kikaba n'igikoresho cya Satani.
noneho Imana na Satani baravukana ntabwo bavukana kandi wumva bose Ariko- bakoresha kandi bose bakoresha intwaro zimwe. reka nkubwire hari ibintu umupfumu n'umukristo bahuriyeho ariko noneho birakomeye. Mbikubwire. Kagira inkuru. kuba ari umupfumu ntabwo bikuyeho ko yambaye inyama n'amaraso. Yego. Twese tugihuriyeho. Rero birashoboka ko cyane Imana ni yera, ariko ntabwo bivuze ko Satani ubundi yakoreraga mu ijuru yitwa marayika w'umucyo. Ubu ni Satani ni marayika w'umwijima, akaba ari we Sekibi. Rero ntabwo bivuze ko yatakaje imbaraga ze zose, kuko hari ateganyirijwe, hari umunsi w'amateka nawe azashyirwa mu muriro. Urumva? None mukabutera kuvuga ngo inzara nta muntu ufite intwaro yo kurasa inzara, kandi ngewe nzi neza ko inzara itsindwa no gukora. Nta muntu n'umwe ushobora gukora akuye amaboko mu mufuka ngo yicwe n'inzara, ahubwo abantu nibakore. Niyo ntwaro nanjye ariko uri kunga mu byo navuze ngo nanjye hari akantu duhuriyeho twese, kandi uri kuvuga ngo abapagani ngo nibakore, ngo abakristo ngo bumvire Imana. Ese mu by'Imana tubwira no gukora ntibirimo? nakubwiye ngo udakora ntakajya, niko Bibiliya ivuga. Urumva? Bibiliya ariko ivuga, umva Imana ivuga ko Imana iryo jambo uretse nkubwire mu binyamakuru. Yego. Ntabwo Imana yemera abanebwe. Usome mu kuva mu itangiro kugera mu muhanuzi. None mwebwe muhanura ngo nta ntwari ibaho yo kurasa inzara, kandi Imana umuvuga ko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Uyu munsi wa none mukaba bamwe muri mwe muvuga ngo nta ntwaro yo kurasa inzara, Imana igiye guteza inzara. Ubuhanuzi niwe wabweretse, ibumuha sinari impari. Ikiri rero nge icyo nakivugaho. Yego. Wambwiye ngo ningire icyo nyivugaho. Ngiye nk'umukozi w'Imana icyo navugaho nuko uko Imana bimweretse ni kuriya, ariko ngiye nkoresheje umwuko ndimo w'Imana. Yego. Inzara nakubwiye uburyo ushobora kwitsinda mu buryo butatu. Ubundi intwaro yo gutsinda inzara iri mu kuboko k'Uwiteka, nta handi iri. Kuko ushobora gushaka gukora ariko ukarwara. Urumva? Ukabura uburyo ujya gukora. Yego. Rero bivuze ngo ukuboko k'Uwiteka niko kurimo inkota itsinda inzara. Imana yiguteje ubuzima, nawe ikigusaba ngo kora. Urumva? Yego. Ariko birashoboka ko umuntu ashobora kuba gushaka kugira ute gukora, ariko akabura ubushobozi. Yego. Dufite abantu benshi muri iki gihugu bashaka gukora ariko bakabura ubushobozi, akaba yabura igishoro, akaba yabura iki gutyo. Ariko uyu munsi dufite n'abandi badashaka gukora, kandi leta yatanze uburyo bworoshye bwo kubona igishoro, yatanze uburyo bworoshye bw'amatsinda. Hariyo politike yo gukura abantu mu bukene, kandi iyo umuntu ayikurikije ashobora kuva mu bukene, sibyo? Uyu munsi kuki Imana ishaka kuduteza icyorezo cy'inzara, kandi mu by'ukuri umuntu ashobora gukora akabona ibyo kurya ahoga, kandi iyo Mana idashaka ko dukora ngo dutere imbere, ishaka gukomeza kuduteza inzara niyahe, kandi twebwe dushaka kwikura mu bukene. Turajye banza tumenye ngo ese iyo Mana ahantu hashobora harimo ivangirwa. Wapi ntabwo wajajinga umuhanuzi. Ni Imana ibikubwiye ko ari ivangirwa? Hoya, ntabwo ngenere ahubwo noneho umubiri ntabwo ujya ujajinga ibintu byo mu mwuka. Birashoboka cyane, birashoboka. Reka birashoboka muri Bibiliya. Birashoboka cyane birimo muri Bibiliya. None se reka nkubaza, reka cyakora icyo nemera cyo ni iki. Umuntu ivangirwa ribaho, urumva? Ariko akenshi umuntu wavangiwe bisaba ngo umenyeshwe n'Imana yitwa kurondora imyuka. Urumva? Iyo udafite impano yo kurondora imyuka, uhora iteka ucira abantu imanza ngo abahanuzi n'abavangirwa. Ariko ntabwo turi guca imanza, ahubwo turagira ngo abantu. Akenshi ibintu abahanuzi bahanura ni ibintu bitagaragara. Mbibutse ko abahanuzi mujya kwemera ikintu cyabo ari uko cyasohoye. Namwe mudukurikiye, Bibiliya niko ivuga. Yego. Niyo mpamvu iteka ubuhanuzi butarasohora buba bukiri ibinyoma. Ubu nawe inzara iteye ejo bundi ibyo uri kuvuga. Yego.
ntabwo waba ukibyivugisha kuko yaba yemewe umuhanuzi. kubera iki Imana iteza inzara Sasa rero kandi abantu bashaka gukora ngo babeho? reka nyivuge. Imana iteza inzara mu gihe abantu banze kumvira Imana. kandi iyo ubwayo ivuga ngo abagezeho baragwiriye ngo kandi baranezeza umwana w'intama w'Imana kujya mu ijuru se nta gahato. Imana iri kudufata mbere, Mbese bivuze Imana iri ngo kudufata ku ngufu. hari abantu badashaka kujya mu nyine Imana irimo kudukangisha ibibazo, ikadukangisha ingorane, ikadukangisha inzara, ikadukangisha ibiki kugira ngo dukunde tujye mu ijuru. Yabuze abayoboke ku buryo iri gufata abantu mbere. Ntabwo Imana iri kugukangisha ahubwo iri kukureshya. iri kundeshya ivuze ko igiye kuduteza none inzara. se Nineve yo batababwira ko bagiye kurimbuka bari gusenga bakambara. Ngewe icyo nabwira abantu nibakura amaboko mu mifuka bakore, abadafite ubushobozi biteranya ari nka 3, biteranya ari nka 12, bagende banki zaroroheje babahereza ibishoro bagiye gute bagiye gukora. Ubundi inzara ntaho izaduturuka. Ndakubwiza ukuri icyo uzakora cyose kitarimo Imana. Kandi gute Imana itakirimo nanjye nshaka kumenya. Ngiye gukora uburaya kugira ngo nsohoze ibyo uvuze. Ngiye gukora uburaya mbona amafaranga. Kubera iki se wafashe inzu ukayikodesha ugacuruza umutobe ukareka abantu batawunywa utagiye gukora. Buri wese ashora icyo afite, ntabwo washora ibyo udafite. Hoya ukuvuga ngo niyo mpamvu umuntu ugiye gukora uburaya agiye kwicuruza, sibyo? Ariko noneho hari umuntu ushaka igishoro kugira ngo akore. Ntekereza ko n'abasenga bose basenga basaba iki igishoro. Ahubwo ikibazo nuko hari n'abagihabwa bakananirwa kugikoresha bagakomeza kuvuga ngo Imana yaravuze ngo izadutabara, ugasanga ndetse na cya gishoro arakibonye akishe nabi. Nyamara hari ibintu abantu dukwiye guhindura. Iki cyo kijyanye n'inzara, ikintu gitsinda inzara ni ugukora. Abantu badukurikiye bajye muri komenti batubwire, iyo umuntu yitinyutse akava ku karaga agashaka abantu yisunga, ubuse ntabo dufite bakora ishyirahamwe akava ku karago. Gukora bitubuza gusenga se? Ahubwo gusenga bibabuza gukora. Oya, ntabwo gusenga bitubuza gukora. Kuko iyo muri gusenga Imana irababwira ngo mwana wanjye nzaguha iki. Ari n'Imana ibibabwira. Ari n'Imana ibibabwira. Mukazusengeramo. None si kibazo kwa abantu gusenga ari ukurara mu rusengero. Nta bantu bakinga amaduka cyangwa amabutiki bakavuga ngo biriwe basenga. N'umuntu akabura umuha serivisi. Ntibahari. No. Hoya vugisha ukuri, ntibahari. Uwo muntu inzara imuteye yavuga ngo ni Imana yateje inzara. Ese kuki Imana iri kutwicisha inzara kandi yirya buri munsi? Munyamakuru, Imana irya iki se? Irya iki? Irya amashimwe. Ariko no mu ijuru ahituye yenda ifite y'imirima y'imbuto sha. Hakurambye. Reka tuganire. Iki kiganiro ni cyiza cyane. Reka tuganire. Imana yivuze y'umuhanuzi hanuye ngo Imana ije guteza inzara. Ije guteza inzara kubera iki? Iradufata mbiri kugira ngo tuyiyoboke. Kubera ko ni kenshi abahanuzi baje bavuga ngo muhinduke. Ariko muhinduke iki? Reka nkubaze. Abapagani, abo mwita ko abapagani ari abapagani, nabo mwita ko ari abakristo, abakennye ni bande? None se turi gukora kugira ngo tuzakire? Yes. Umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo mukiri mu isi nzabakubira. Ariko ntabwo ibihembo by'abantu b'Imana biri mu isi. Nta muntu utari uw'Imana. Ni gute ngewe nzamara imyaka 10 nta n'urwara rwo kwishima, abana banjye batiga, nta nzu ngira, nta modokari ngira? Umuntu wahagurutse agakora kuva saa 10 z'igitondo akaba ari mu kazi akanakesha akora ibintu akabigeraho. Ni naheza mvuge ngo Imana Imana ngezampa umugisha abandi bari gukora ndyamye. Nta nubwo abantu bose muri iyi isi zarinda irangira hakiri abakene hari n'abakire. Nyine ndabyumva hazaba hari abakene, sibyo? Hari n'abakire, ariko se mu bukene bwawe ni gute utahaguruka ngo ushake icyo kurya? Twinjira mu Mana. Imana ikunda kubona hari abantu baciye bugufi, hari n'abareba hejuru n'abagiye hejuru. Ibona ari uturabo dutatse. Kuki dusumbanya se? Reka nkubwire impamvu dusumbanya. Iyo ikuzamuye igukuye hasi ikajya ukayigushyira hejuru, utanga amashimwe. Nanone biba ngombwa ko hari abisubiza hasi bitewe n'uburyo batangiye kurengera. Ategote Imana yaravuze ngo icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Ariko se kuki ngi nsubije hasi wowe ntigusubize hasi kandi twese twarengereye? Ahubwo ngiye managize ubujiji bwo gucunga nabi umutungo wanjye nkabyitirira Imana. Reka nguhereze umutungo wawe ushobora kwinjirirwamo na Satani.
urumva urukwirengagiza ko satani ari hariya ariko kugira ngo kandi abo muvuga ko babana nawe imitungo yabo yiyongera buri munsi ahubwo satani niwe utanga rero ubutunzi ubwo ntabwo satani afite ubutunzi. mwe muravuga muti abapagani ni abayoboke ba shitani mu kanya tugasanga bafite za rukururana bafite amazu urumva bafite ibize kuba rero niwe utanga kuba umuntu ari umupagani kandi ugasanga umurokoreye imyaka ibaye imyaka nta Imana ivubira ababi n'abeza imvura ntabwo kuba uri umuntu w'Imana kuki ababi ari bihereza imvura nyinshi oya no hari abantu b'Imana bakize mubwira abantu b'abakire ubuse Pastor Rutayisire ntabwo atunze imodoka ntabwo atunze inzu ntabwo ari umuntu w'Imana se Pastor Mignone ntabwo atunze babari kiware nibo muri Amerika ntabwo ari abantu bavuga ko ari abakozi b'Imana se none se kuki muvuga ntabwo abantu bakenye ari abasenga gusa uzaba abantu ahantu hose umbwiye abantu batarenze batatu nakubwira n'abandi benshi cyangwa batanu noneho rero jya mu bo muziranye sibyo jya mu bo muziranye badasenga buri munsi ureba ari banga erega buriya abantu badasenga buri munsi babona umwanya wo gukora gusenga buri munsi nibyo ntabwo nshyigikiye gusenga buri munsi ntabwo gusenga Imana ari ugusenga buri munsi umunsi ahubwo ni gusenga ni porogaramu ni gute usenga Imana ndi mu kazi nsenga Imana urumva wose si umunsi nasenze ahubwo murabyitiranya mukumva okay reka dukomeze n'ubu na pasiteri kubatsinda biragoye aravuze ngo abantu bari gukorera za Mozambique bari gukorera muri Amerika bimukanye ibitega ibirozi abandi bimukana ibintu byo gukoreraho kuba ngewe nabona umuti wo gukoresha nkabona abakiriya icyaha kiri he kirimo cyane nta muntu nakubise nta muntu nabangamiye nge nifitiye akaboro kanjye nimukanye ngera muri Amerika mwandika muri comment nkarambitse ku muryango buretse se nkarambitse ku muryango kanteje igikundiro abakiriya barashe icyaha ngoze ni iki kandi babakira ndapima neza ku munzani nta numwe ndi bugarurire make nta numwe ndi bugarurire menshi buri wese ndamuha ibihwanye n'ibyo aje gusaba icyaha ni iki rero munyamakuru mukozi w'Imana reka tuganire kuri iki kintu nk'ubwiza ukuri urumva ntabwo gukorera Imana bisaba ngo ujye mu miti y'abapfumu Imana y'ubwayo irihagije yigeze yabaza Abisirayeli ababaza ngo ese koko mwabonye ndi Imana idashoboye urumva kuki ese ibyo bintu byo kujya kuzana imiti ituma ucuruza bikemera urumva kuki utasenga Imana ngo iguhe gucuruza ngo byemere ariko se gusenga ubwabyo gusa bishobora gutuma ukora bikemera cyane none kuki abantu bibangira bakagera ku rwego rwo kuyoboka imiti no myumvire mike ntago ari imyumvire imiti nyakuba Fredina reka tuganire neza urambwiye ngo gusenga Imana ngo ushoboye gusenga ugakora bikemera kuki tubonye abantu Imana yerekanye ikabereka umuhanuzi w'Imana Mukabutera Goreti ko bimukanye imiti yo gukoreraho bakarenda bagera muri Amerika kandi kera barasengaga Imana ese ugiye bibuka ijambo rivuga ngo akaruta kandi karakamera donc babonye gukoresha imiti iteza igikundiro cyangwa se ituma abakiriya baza ari byo bintu byiza ari byo bibungura bahita bareka iby'uburokore kandi namwe ejo bundi muzabireka mugiye gushakisha imiti yo gukora reka ngo tuhuze ibintu by'Imana nakubwiye ngo ni step by step urumva iyo ushatse kubyihutisha cyane bashatse kwihutisha imigambi w'Imana kandi umugambi w'Imana ntabwo utera ipine Imana yo ikorera ku gihe iyo usenga Imana bisaba ngo utegereze Imana ikore urumva niyo mpamvu muri Bibiliya dufite abakozi b'Imana benshi aribo dufatiraho urugero mu ijambo ry'Imana aba bantu b'abakozi b'Imana ni ahantu handitse ko bakoreshaga imiti kugira ngo batere imbere bakoreshaga iki wowe ko wasomye Bibiliya hari ahantu bavuze ngo hari ahantu wigeze ubona umukozi w'Imana cyangwa umuntu w'Imana wavuzwe muri Bibiliya bavuze ko imiti yemewe kuki batatwereka icyo bakoreshaga natwe bari cyo dukoresha bakoreshaga gusenga ndi umugabo wo kubihamya hakubundi basenga reka nk'urugero gusenga si ukuramya Imana ndaguha urugero mukozi w'Imana nkurikira
unega amatwi tuganire. Hari umuntu wampamagaye ari muri Australia, yari amaze imyaka atagira akazi, urumva, arampamagaye ati mfashe unsengere mukozi w'Imana, si ubushobozi bwanjye, urumva. Twasenganye gatatu, kampani ebyiri zahise zimuhamagara, yego, kandi na email itariherukaho ibyo bintu, urumva. Baramubwira ngo wazaza tukagukoresha televiziyo, wumvishe. Yaragiye interview yarayitsinda, bari mu kazi, tutarahura ngo Imana inkoreshe musengere, urumva. ndakumva. Bari baramuvumye ngo ntazajye mu kazi, urumva. Ariko nsenze Imana igira ute, irabihishura, arangije agira ute, ubu yamuhaye akazi ari gukora. Ndagira ngo ngire ngo imirimo y'Imana iracyakora, munyamakuru. Ifite mbese iyo miti utayizeye pe, Imana ifite ubushobozi bwo kuguha ugacuruza kandi ukuguka. Dufite abantu bacuruza muri Matewusi bakoresha imbaraga z'Imana, apana gukoresha ubupfumu, bagakora bikaza. Kandi hari n'abapfumu bakorera muri Matewusi bakoresha imbaraga z'abapfumu, bakora bikemera. Ariko ntabwo twebwe abizeye Imana tugendere ku miti y'abapfumu. Abayikoresha bafite umwami bakorera, urumva. Nta niteka tubaciriho, ibyo birabareba. Ariko twe turarebana n'abantu, urumva, bizera Imana bakajya gukoresha n'imiti yo mu bapfumu. Aho ngaho ni ubuyobe bukomeye cyane, ntabwo tubyemera. Niba warizeye imbaraga z'abapfumu, komeza uzikoreshe. Niba warizeye imbaraga z'Imana, zizere, kuko tuzi ko Imana ishoboye byose. Hejuru y'imbaraga z'abapfumu hari imbaraga z'Imana, hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Rero Imana ishoboye byose. Yego. Mu by'ukuri nawe urahamya ko Imana ishobora guteza ibyorezo cyangwa se kaza ikabihagarika mu buryo bwo kugira ngo iducyahe. Ubu se wakubaka inzu ukazirika igisenge neza, ukayiha fondasiyo nziza ikomeye, iyo nzu umuyaga waza cyangwa imvura yaza ikaguruka wubatse inzu ukazirika igitenge neza, ukazirika igisenge neza, warangiza ukubaka fondasiyo nziza ikomeye, imvura iramutse iguye umuyaga ukaza, iyo nzu yaguruka. Inzu nkujyanye no muri Bibiliya ngewe, bavuga ko inzu idashobora gutwarwa n'umuyaga ni inzu yubatse ku rutare. Yego. Inzu yose yubatse ku musenyi, iyo ngiyo iraguruka. Niyo mpamvu abantu iyo example umpaye, ubwo rugero umpaye, ndushingiyeho ibintu byose bitubatse ku Mana bigira garanti birarangira. Ariko ibintu byubatse ku Mana ntabwo nta herezo bigira. Tuzava mu bwiza tujya mu bundi, tuzimuka mu isi tujye mu ijuru. Kandi ibyiza Imana izaba yaraduhaye no mu ijuru tuzabibona birengeje n'ibyo ngibyo. Rero tuzajya va mu bwiza tujya mu bundi, abantu bareke ubuyobe. Simvuze n'ukuri pe. Ngewe ndashaka guhamagara Mukabutera Goreti kugira ngo arusheho kunsobanurira ku bijyanye n'ubu buhanuzi, kugira ngo mbashe kubyumva neza. Kamuhamagare. Imana idufasha dufate. Kamuhamagare arusheho yenda dusobanurira ibyabyo, dusobanurira yenda umuntu ashoboye kubifata uko bitari. Turimo turagerageza nimero ye, nimero ya Mukabutera Goreti ntabwo iciyemo. Turongera tugerageze mu kanya. Hanyuma rero umukozi w'Imana, ntabwo yenda turi buze kuza gutinda cyane, bange inama ku bantu mu by'ukuri basenga ntibashake gukora, no ku bantu bumva ubuhanuzi bakabufata uko butari. Icyo nababwira cyo, ntabwo gusenga byakubuza gukora, kandi gukora ntibyakubuza gusenga. Urumva? Ahubwo imyumvire yawe niyo mibi. Nidusenge kandi dukore. Amen. Urumva? Kandi ikindi, abahanuzi, umuhanuzi ajya kwerekwa ntabwo ubuhari. Aho avuganira n'Imana ntabwo ubuhari, kuko hari ibihembo
bazakubitwa abantu bavuga ko Imana iravuze itavuze. Urumva ikibazo twinjira mu bubasha butari ubwacu. Mureke kujajinga umuntu, umujajinga ari bugufi kandi hari ibihano ateganyirijwe. Umuntu niba hanuye ikintu, yego gisesengure mu bwonko bwawe, ahubwo gisengera ubaze Imana ngo iki kintu hanuye nicyo. Imana izazi gusobanura, nitagusobanura ceceka, hazabo hari urubanza dutegerejwe mu twese kandi tuzacirwa iteka. Urumva? Rero icyo nabwira abantu, dusenge dukore cyangwa dukore dusenge, ibyo byose tubifatanye. Ariko namwe mureke guca imanza, nujya kumucira urubanza uzabukoza amakosa. Murakoze. Urakoze cyane ku kiganiro kizuduhaye bakunzi bacu. Rero ndagira ngo mwabyiyumviye, umukozi w'Imana Mukabutera nawe reka tumusabire umugisha kandi tumubwira ngo agumemo akomeza asenge Imana, kuko ni igihe cyo gusenga kandi ni igihe cyo kuba maso, tugakangurira abantu gusenga ndetse tunabasunikira kuri Kristo Yesu. Imana amahoro rero iguhereza umugisha. Murakoze. Abantu bankenera bazampamagare kuri nimero, uraza kuyishyiraho cyangwa nyivuge? Yivuge nta kibazo, turanayishyira ahagaragara, uvuge n'ahandi bagusanga, kuko ndabizi ko nawe ufite umuyoboro wa YouTube channel. Bashobora kugusangaho bakakurikirana ubutumwa bwiza. Nimero yanjye ni 0788 97083 0788 97083. Karibu n'isenge. Uyimbuzeho wajya kuri Ferdinand TV Show Gospel. Yego. Niho haciye ijambo ry'Imana n'ubutumwa Imana iduhaye, kandi Imana ibaha umugisha. Kadusengana Imana, kandi Uwiteka arabakunda, abafiteho umugambi, nimuyumvira mukayikorera muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko abatazayikorera inkoteraje. Rero Imana ibagirire neza, kadusengana Imana. Mana Data twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro, ukaba utuyoboye muri iki kiganiro. Girira neza ubu bwoko bwawe Mana Nyiringabo, duhe kumva no kumvira, ubahe kumva no kumvira, umwuka wawe agenda mu itorero, abantu bawukomeze ubagaruze ya nkoni yawe y'ubushumba, kandi babone neza yawe. Urakoze kuri rubasha, urakoze kuze gukora ibikomeye, ngo komeze ugirire neza buri muntu wese, kandi abafite ibibazo n'intambara n'amakwa byose ubakize, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Shalom.